Mfashe ukopore nite hurangiza kakandi. Ese uranziza ikibundi wowe? Si byagenze bite basi wakwicaye se nibura? Ndarambiwe. Narakwihanganiye, naraguhishiriye. Aho bigeze ndarushye. Urabona ngo iriya ndayiraza ikamvugira iwanjye nasoni. Mbese mbwira nyine bimeze gute? Ndakubaza. Uriya mukobwa dusanganye mupanga iki? Mupfana iki se? Ariko wumva kutasubiza ntabwo ari we ndi kubaza. Ariko turagenda. Ibyo byose ntabyo nzi. Nose ni gute wavuga ngo ntabyo uzi? Mubyara wakaza kuntera hejuru nsaza gusa. Uwo ni gute waba ntabyo uzi? Bishoboka bite? Erega. Iki? Ibyo nkorera. Ni Imana ubwayo irimo kundwanirira. Kuko ibyo nkorera ntawe bitababaza. Naho Nadine atandwanirira. Ni Imana ubwayo yandwanirira. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ibyo nkorera uri umugabo wanjye ukabona pasiteri. Umva, nta kindi kintu kizabirangiza wese kubitwa umunyafu n'Imana. Reka nkubwire wa mugore we. Nakwihangana igihe kinini cyane. Ariko none umaze kungera hanga nakurambiwe. Ubu nashyira agakiza hasi. Tukabonana njyewe nawe. Umva. Ubu nakoreka ko namaze. Agakiza karambitse hasi umunsi ujya kwinjira amaguru y'abandi bagore. Uvuze ngo wa mugore we. Uvuze ngo iki? Ndavuze ntuntera ubwoba. Amazi si yandi di. Ibeshye unkoreho. Ibeshye se. Namaze kwisobanukirwa nzi uburenganzira bwanjye. Kwitwa umurokore. Umva ntabwo byambaza kwirwanirira we. Meze neza? Okay, none ushobora gusohoka gatoya, uraza kugaruka umufashe amaze kubona ibisubizo. Rero kesi, nk'uko nakubwiye cyangwa se ibisubizo byawe rero ntabwo ari byiza. Mu bizamini rero byagufatiwe twasanzemo virusi itera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina harimo mburugu n'izindi ndwara. Gusa ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, sibyo? Kwandura virusi itera sida cyangwa izo ndwara zindi ntabwo ari iherezo ry'ubuzima kesi, sibyo? Gusa abaganga nicyo tubereyeho, tuzakomeza kukuba hafi, tuzagushyira ku miti. Nawe nukurikiza inama z'abaganga ugakurikiza imiti nk'uko twayiguhaye, uzongera ugire ubuzima, wongere ugire imbaraga, umubiri wawe wongere umere neza, kandi uzabaho kuko si byo herezo byo kubaho. Gusa ukwiye kwiyakira rero, tangire wiyakire, sibyo kesi? Tangire wiyakire. Kesi tuza. Kesi tuza humura. Ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, sibyo? Tuzakomeza tukwiteho natwe. Uzafata imiti, ubuzima buzongera bubeho, wongere umere neza, wongere usubirane ubuzima. Ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, sibyo? Humura wirira. Nicyo abaganga tubereyeho. Tuzakomeza tukube hafi, sibyo? Kesi ngaho tuzi rero, ngaho tuzi, sibyo?
ushobora gukomeza rero kwita unamufashe umwiteho unamufashe gufata imiti neza ndetse no gukurikiza nyine inama twagiye tubona umube hafi sibyo aho kabaye mbwira ikibazo cyawe numvishe nshaka kumenya amakuru nyayo aturutse kuri wowe nyir'ubwite. Muyobo, ikibazo cyanjye cyahinduye isura. Uyu mugabo asigaye anzana n'abandi bagore ndetse bageze naho kunyimura mu buriri bwanjye. Ncumbe, uzi ko ihohotera no guhoza ku nkeke uwo mwashakanye ari icyaha gihanwa n'amategeko? Ariko Muyobo, nukuri ayo ni amatiku. Ayo ni amatiku rwose. Uyu mugore ashyirwamo na konsesa, dore n'uyu Mukarwego bashaka kunsenyera pe. Ako Ncumbe, ubu nawe mfite nawe koko ku buryo nashimishwa no kugusenyera urugo, ahubwo ko imico yawe n'imigirire yawe mibi ari cyo kibazo. Umva Mukarwe, ndabazi mujye mumpa amahoro. Urahakana ko nta mugore werutse kuzana? Ariko se Muyobo, uwo mugore ni mwene wacu sibyo? Ni mwene wacu uzahangaha nimugaragaza ikindi kimenyetso mufite kirenze kuba ari mwene wacu ni ikihe? Koko uretse ubwo bugambo mugenda mutoragura wowe na konsesa cyane cyane nimwe mwamurangije, nawe agahaguruka akagenda ngo agiye kwa muyobozi agiye kuvuga ibintu. Ubu tugize abarwayi bo mu mutwe ku buryo tutazi kumva no kureba. Abarwayi bo mu mutwe gusa se ubwo kubanza mwanacanganyukiye mu bwonko bwanyu. Cumbetse sigaho gutukana, jya wubaha abantu. Ubu urahakana ko nta mugore wageze muri runo rugo? Ariko nakubwiye ko ari mwene wacu rwose bwana muyobozi. Ni mwene wacu pe. Ni ukuri kw'Imana. Ahubwo dore ikibazo kiri he? Ikibazo kiri kuri uyu mugore. Ntago akunda umuryango wanjye pe. Ntabashaka ko hari mwene wacu wagera. Uri umugabo mubi wa mugabo. Uri umugabo mubi pe. Ushatse kuvuga ko uri bimaze iminsi hano ari mwene wanyu? Muyobo, mwihorere ukuri kuzajya ahagaragara. Gusa yamaze kunyica mu bitekerezo no mu mutima. Njye mba numva namusiga nkigendera. Oya Kabahe, wigenda wita urugo rwawe. Iki kibazo ngiye kukigaho. Ariko Muyobo, kihe ku bwanyu numva rwose mwana mureka akagenda. Ajya hese abagiriye bajya baragenda. Ngo n'umwana ujye iwabo n'ujya ikuzimu ntawe batangira. Oya Ncumbe, gusabye gutanga amahoro n'ituze mu rugo rwawe, sibyo? Ariko njye nta n'ikibazo nifitiye no kuri kw'Imana. Ni impamo pe. Njye ndi umwana mwiza. Ikibazo dore ni konsesi uwo nguwo n'uyu mugore Mukarwego. Nta kindi. Bo muri herera abandi babaza bavuga igihe rwose ndakana keza pe. Ni impamo y'Imana. Halo? Tenadi? Ni posha girama. Ibintu wankoreye ni ibiki koko? Ese ni ibiki uvuga nagukoreye? Si gutwara unsenyera akaburaho gato. Ariko rwose urasetsa koko. Ese ubundi ndusenya urwarihora? Ahubwo kenyera ukomeze kuko ntabwo ndagera ku iherezo. Ese we ubwo uzi ko umugabo wawe agikururukana na ka gashinzi k'agakobwa? Cyangwa uricaye uratimaje nguriza mama pasiteri gusa? Uvuze ngo iki? Ndakubwiye ngo kenyera ukomeze duhangane na ziriya mbwakazi kuko ntacyo zikurusha rega. Nawe byo kurusenya byo mbonye yaba rwanasenyukaga
ariko basi ukubahwa. Ndakubwiye ngo kugira umugabo muri iyi minsi cyangwa se gutunga umugabo ni uguhaguruka ugahagarara ukava muri ayo. Uzaze. Halo? Uzaze hano mu rugo twicare tubiganireho tujya inama. Naho ubundi rero uhumure. Nanjye ntabwo nicaye gusa rega. Sawa. Nzaza. Sawa urakoze. Nahoro se Maribo. Narinje kubwira ko ntwite. Twite. None wagira nkora iki? Nshaka amafaranga yo kwitaho, nkita no ku mwana wawe ntwite. Abaye umwana wanjye gutese kandi. Uko bizari igihe twigeze dukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nukuvuga ngo ndakubeshyira? Sibyo no kumbeshyira ahubwo hanzweho n'amadayimoni si gusa. Ushatse kumwihakana? Ntabwo kumwihakana njye sinshobora kwemera ibintu ntazi. Ntabwo ushobora kwemera ko ngerekaho ibintu ntazi aho biva n'aho bijya. Ibyo ntabwo nabyemera. Icyo kosa sinarikora. Nutabikora nzaguteza abakristo bagenzi bawe. Nibyo ushaka? Reka nkubwire rero. Ahubwo mbwire nkurangire n'amateleviziyo menshi ya international ugende ubivugeho uko ushaka kose. Ariko njye sinshobora kwemera ko ngerekaho umwana utari uwanjye. Aho ngaho turi kumvikana neza. Genda ubikore gusa nta kibazo njyewe mfite. Wasaba ubufasha wagira gute njye nkagufasha nk'umuntu mwiza twabanye nta kibazo. Ariko kumbeshyira byo ntabwo birimo. Maribori. Maribori. Ntabwo nshaka kujya kwangiza izina ryanjye hanze hose. Uko ubizi neza, ntabwo twigeze dukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Twakoresheje agakingirizo buri gihe. Ayo mafaranga azagufasha. Ugende uvanga, uve mu buzima bwanjye, ugende kuko ngenda ndashaka gusana urugo rwanjye.